Haleluya, haleluya. Nongeye kubasuza bene data, abakunzi bacu, bakunzi ba Anaweza. Nizeye ko mwese aho muri muguwe neza. Uwiteka Imana y'amahoro nizeye ko abanye namwe kandi akomeje kubagirira neza umunsi ku wundi. Imana ibahe umugisha. Natwe turashima Umwami Imana, akomeje kuturinda, akomeje kudushoboza umurimo mwiza wo kuvuga ubutumwa, kandi ndashima Imana ko tufatanyije namwe. Haleluya. Uwiteka rero abahe umugisha. Uyu ni umwanya mwiza kandi wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Ndashima Imana ko ijambo tunyuzaho ribahesha umugisha, turabibona muri za comments, hari abaduhamagara bakatubwira. Uwiteka Imana ahabwa icyubahiro. Ibyo biranyubaka bikantera imbaraga zo kurushaho gushaka mu maso h'Imana kugira ngo anyobore muri rivuga butumwa. Namwe mujye munsengera kugira ngo ndushizeho guhishurirwa. Amen. Kugira ngo ndushizeho gushirwa ijambo ry'Imana kandi kugira ngo umwuka w'Imana akomeze kumpumekera. Yesu abahe umugisha. Reka dusenga. Turagushima Uwiteka Imana yacu, Imana nziza, Imana y'ukuri n'urukundo, Imana iturindika twitaho. Tugushimiye ko waduhaye undi mwanya kandi Mwami Imana wo kuganira ku ijambo ryawe. Urakoze, na mahirwe tutafata duhaye agaciro Mwami. Ntago twabifata gutyo gusa, tubihaye agaciro ko Mwami Imana uba watwitayeho, uba watubereye maso. Amahirwe yo kumva ijambo ry'Imana turayubashye Mwami, kandi ni ukuri tubifashe nk'iby'agaciro, kuko ni umugisha kumva ijambo ryawe, ni umugisha Mwami Imana kuganira nawe, ni umugisha Mwami Imana kumva impuguro n'inyigisho y'utuganiriza binyuze mu ijambo ryawe. Turabigushimira Uwiteka Imana yacu. Nushyirwe hejuru rero, nuhabwe icyubahiro. Bana natwe muri uyu mwanya mwiza, ntudusige Mwami Imana, ntutureke, kuko turi twenyine ntacyo twashobora. Ngewe utabanye nanjye Mwuka Wera w'Imana sinabishobora. Ijambo ry'Imana ntabwo narisobanura mu bwenge bwanjye no mu mbaraga zanjye ngo rigire icyo rikora mu mitima y'abakurikiye ijambo, rigire icyo rikora mu mitima y'abazaryumva n'imyaka ingahe izaza, kuko ijambo ryawe ntabwo risaza. Niyo mpamvu tugutumiye rero Mwuka Wera w'Imana kugira ngo bane natwe, kandi gahunda yose iyoborwe nawe. Izina ryawe nishimwe. Urakoze Mwami, kumvise gusenga kwacu. Ushimwe ko ugiye gutangirana natwe kandi uri gusozanye natwe. Abakunzi bacu banaweza ubaho umugisha aho baherereye hose ubagirire neza. Uri Imana ibera hose icyarimwe. Ineza yawe n'imbabazi zawe bibane nabo mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Nkuko navuze nsenga, tujye tubifata nk'iby'agaciro. Ni amahirwe yo kubona umwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Hari abantu bari mu bihugu aho batemerewe kumva ijambo ry'Imana, cyangwa batemerewe kujya gusenga. Hari abantu babikora bihishe, hari n'abicwa bazira gusenga no kwizera Umwami Yesu. Ubwo rero twebwe dufite amahirwe yuko ntawe utubuza gusenga, ntawe utubuza kumva ijambo ry'Imana. Haleluya. Ni amahirwe rero dukwiriye gushimira Imana, kandi tukabibona yuko turaba agaciro mu maso y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu Imana ituganiriza umunsi ku wundi kugira ngo turushizeho kumenya uko tubana nayo nuko tugendana nayo. Umwami Imana abahe umugisha. Aha tujye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo ntacyo izatwima. Haleluya. Imana yacu mwene data ntacyo izatwima. Imana yagukunze igatanga umwana wayo Kristo Yesu kubwawe, ntacyo izakwima. Ntacyo izatwima Imana yacu. Ibyo ifite byose ni ibyacu. Haleluya. Natwe turabayo. Ntacyo rero Imana izakwima. Ntacyo izakwima. Mu byo wifuza, mu byo ukeneye, mu byo ushaka, ibyo izabona bikwiriye, bitazakurimbura, bitazakujyana mu nzira y'irimbukiro, bihesha izina ryayo icyubahiro, dore ko ari itumenyera ibidukwiriye, ntacyo izakwima. Haleluya. Impamvu uvuga ngo ibyo ibona bikwiriye nuko hari igihe n'abana bacu badusaba ibintu ntitubibahe byose. Yesu ashimwe cyane. Umwana ashobora kugusaba ibintu bitatu. Akagusaba wenda umupira wo gukina. Yesu ashimwe cyane. Akagusaba inkweto. Haleluya. Wenda akagusaba biswi. Ariko we wareba ugasanga mu byo agusabye harimo ibyo akeneye kuruta ibindi, ibyihuta, ibimufitiye n'akamaro kurenza ibyo agusabye. Urugero, ushobora kureka kumugurira umupira wo gukina ukamugurira ikabutura yo kujyana ku ishuri. Yesu ashimwe cyane. Kubera yuko urabona yuko iyo kabutura ariyo yihutirwa.
iniforume niba atazifite ntabwo ari bujye ku ishuri ngo bamwemerere. Ubwo rero ntiwareka kumugurira iniforume ngo umugurire umupira wo gukina. N'umupira urakenewe ariko azawubona wenda mu kindi gihe kitari icyo ngicyo we yawugusabiyemo. Haleluya. Wenda akeneye biswi, ukareba ugasanga biswi siyo y'ingenzi ku buzima bwe, ahubwo ukabona ko ukwiriye kumugurira amata. Niko umubyeyi wese akora, arebera umwana ibimukwiriye kandi bikenewe kurenza ibindi by'ingenzi bifite akamaro mu buzima bwe. Haleluya. Natwe rero Imana yacu ntacyo tuzayiburana, ariko irayungurura ikareba ese muri ibi byifuzo yazanye imbere yanjye, muri ibi ngibi ashaka, ibimufitiye akamaro ni ibihe? Ibyo akeneye by'ingenzi bimufitiye akamaro ni ibihe? Uzi yuko hari ubwo ibona n'ibyo wayisabye atari byo bikenewe cyane, ikabireka ikaguha ibindi, kandi iyo ugiye kureba usanga bya bindi yaguhaye bikugiriye akamaro kurenza wenda n'ibyo wowe washakaga. Haleluya. Imana yacu rero ni umubyeyi, imenya ibidukwiriye, imenya ibyo dukeneye, ariko ntacyo tuzayiburana. Impamvu ntacyo tuzayiburana nuko n'ibyo yibwira kutugirira ari byiza. Impamvu ntacyo tuzayiburana nuko urukundo rwayo ruhebuje. Impamvu ntacyo tuzayiburana nuko yatanze umwana wayo ku bwacu. Use n'iki kindi twayiburana? Haleluya. N'iki kindi twayiburana mu by'ukuri niba yaratanze umwana wayo ku bwacu? Amen, amen. Banasifiwe. Haleluya. Reka rero tujye mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana hano mu gitabo cy'Abaroma ibice 8, umurongo waho wa 32. Abaroma ibice 8, ubwo ndavuga n'abasomyi ba Bibiliya. Abaroma ibice 8, umurongo waho wa 32. Haravuga ngo mbese ubwitimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izaburite kumuduhana n'ibindi byose? Mu by'ukuri ubwitimanya umwana wayo Yesu Kristo, mwana w'Imana w'ikinege, umuziranenge, umukiranutsi, utarigeze kumenya icyaha, ariko ikaba yaramutanze akaba incungu y'ibyaha byacu, agapfa ruriya rupfu rwo kumusaraba rw'agashinyaguro twese twabonye cyangwa tuzi cyangwa duhora twumva. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Agapfa ruriya rupfu, akababazwa bene kariya kageni kubera wowe nanjye, ubwo itamwimanye ikamutanga ku bwacu twese, izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Bivuze ngo kuba yaratanze Yesu akadupfira, akatwitangira, ibyo dushaka byose biri muri we, ibyo twifuza byose biri muri we, yamutanganye nabyo. Haleluya. Yamutanganye nabyo. Nta cy'agaciro Imana isigaje kuduha niba yaraduhaye Yesu, niba yaramutanze ku bwacu, ubwo itamwimanye umwana wayo w'ikinege, umukiranutsi, ikamutanga ku bwacu, ngo izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Sinzi niba wahumvise neza. Avuze ngo mbese ubwo itimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, ikamutanga ku bwacu twese, yewe nawe nuriya, ikamutanga ku bwacu twese, ubwo itimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Mu by'ukuri n'iki kindi tuzayiburana? Haleluya. Ntacyo tuzaburana Imana, ntacyo tuzaburira mu maboko yayo, izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Nuvuga ngo kuva yaratanze Yesu ku bwacu, yamuduhanye n'ibindi byose. Ibindi byose twifuza biri muri we, biri kumwe nawe, yamutanganye nabyo. Ntacyo tuzayiburana. Natangiye nkubwira ngo nta kizatwima. Yaduhaye Yesu, umwana wayo w'umukiranutsi, w'ikinege, utarigeze kumenya icyaha, utarigeze gucumura, iramutanga ku bwacu. Mu by'ukuri nta kindi na kimwe, nta cy'agaciro, nta gikomeye, nta gihenze, nta kidashoboka gisigaye kuva yaratanze umwana wayo akababazwa bene kariya kageni. Ageraho avuga ati data data iki kikundekesheje, ariko Imana iramureka, isa n'imuteye umugongo kugira ngo adupfire twebwe. Niki kindi bariya se yatwima? Niki kindi taduha niba yaramutanze ku bwacu? Iramureka, arababara uriya mubabaro, kariya gahinda kose akanyuramo ku bwanjye nawe. Nta kindi na kimwe tushobora kuyiburana, nta kindi na kimwe, kuko yamuduhaye kubw'urukundo rwayo kugira ngo iducungure.
yaradukunze turaba agaciro mu maso yayo. Nta na kimwe rero kindi dushobora kuburana Imana yacu. Ni ukuri nta na kimwe ujya ugenda uzi yuko uri agaciro mu maso y'Imana, kandi uzi ko nta na kimwe kindi ushobora kuburana Imana. Ngo ubwo yamutanze, ubwo itimanye umwana wayo akabapfira mwese, niki kindi muzayiburana? Izawurite kumuduhana n'ibindi byose. Bivuze rero ngo mwene data, icyo usabwa ni ukwizera, ukavuga uti Imana yatanze Yesu Kristo kugira ngo apfe ndetse urupfu rw'agashinyaguro, niki kindi nzayiburana? Niki cy'agaciro usaba Imana? Akazi, kubyara, kukurwanirira intambara, byose yarabirangije. Haleluya. Byose yarabirangije. Devoir yawe ni ukwizera gusa, hasigaye ukabona ineza y'Imana. Naje rero kukwibutsa mwene data kuri w'agaciro mu maso y'Imana, kandi naje kukubwira ngo nta kizatwima, ntacyo tuzayiburana. Byose ibyo ufite mu biganza byayo n'ibyanjye nawe. Nk'uko yatanze Yesu akadupfira, n'ibindi byose ifite ni ibyacu. Komerera rero muri yo, uyizere, uyegere, uyisunge, kandi umenye neza ngo ntabwo uzagira na kimwe uyiburana. Mu biganza byayo ibirimo izahabu n'ifeza, ibikomeye byose, amazu dushaka, ayo mamodoka, ibyo twifuza, ayo mashuri, abana, umugisha w'uburyo bwose, byose yabitanganye na Kristo. Ni ukuvuga ngo turabifite. Ufite umwana wayo afite n'ibyo byose. Uwamwemeye n'ibindi byose arabifite, kuko ibindi ni inyongezo. Icyari gikomeye, icyari gihenze ni ukubona Kristo, ni ukumwemera. Ese mwene data, nawe waramwemeye mu bugingo bwawe? Ni umwami n'umucunguzi, ni ukuyobora, ni ugutegeka, niwe mugenga w'ubuzima bwawe. Ahubwo devoir yawe niyo ngiyo, kubyibazaho no kubitekerezaho. Si ugendana ute nawe, ubanye ute nawe, ariko kuva Imana yaramutanze nta na kimwe tuzayiburana. Byose turabifite. Haleluya. Byose turabifite. Muri we dufite byose. Bwana sifiwe. Rero mwene data, naje kukubwira ngo humura, ntacyo usaba Imana, nta kikuriza, nta kigutakisha gihenze kingana n'amaraso y'umwana wayo w'ikinege wari umuziranenge, wadupfiriye ruriya rupfu. Yesu ashimwe cyane. Mwami Imana aguha umugisha. Wongere gutekereza kuri rino jambo 18 ry'Abaroma, ushatse warisoma ryose ukarushizaho guhishurirwa no kumenya imbaraga z'Imana. Wibuke ngo ntacyo uzayiburana, ntacyo izatwima. Yaduhaye Kristo umwana wayo, ibindi byose ni garanti. Turabyemerewe, tubifiteho access. Humura. Nibyo ubona bikomeye, nibyo ubona utarageraho, izere Yesu, hagarare neza. Byose urabyemerewe, ubifiteho uburenganzira, kuko ubanye na Yesu, wemeye Yesu ari muri wowe, kandi ari umuyobozi n'umurengezi w'ubugingo bwawe. Umwami Imana abaha umugisha. Murushizeho guhishurwa ijambo ry'Imana, murisubiyemo mukarisoma, umwuka wera abahishurire. Ngiye nigishaho agace gato, ariko nawe ukagira devoir yo gusoma no gusenga ngo Imana ishizeho kuguhishurira. Ariko humure, nta kizakwima. Byose ni ibyawe ibyo ufite. Wumvaga hari ibigucanze, Yesu araje abicangure, kandi araje aguha ibyo wifuza, kuko uri umwana kwa papa. Ntabwo uri umunyamahanga, uri mu rugo kwa papa. Humura, tekana uturize muri we, arakugirira neza. Ndagushimye mwami wanjye Kristo, ndaguhimbaje murengezi w'ubugingo bwacu. Warakoze kudupfira mu ngeri muzima, twongeye kwibutswa yuko ntacyo tuzabura, nta kimana yatwima. Mwami wacu niba waradupfiriye ugatanga ubuzima bwawe ku bwacu, ngewe n'abakunzi ba Anaweza. Mu izina rya Yesu Kristo twakiriye ijambo, twakiriye kugirirwa neza, twakiriye kwizera ijambo ry'Imana, twakiriye gukomerera mu ijambo, twakiriye ibyo twifuza byose, kuko ubwo Imana yatanze umwana wayo ntacyo tuzayiburana. Watwibutsaga ko turaba agaciro mu maso yawe mwami. Ushimwe, ushimwe kuje guhaza abana bawe bakurikiye ijambo mu byifuzo byabo byose, kuko ntacyo bazakuburana. Urakoze, biteho, bahaze uburame n'umugisha. Imigisha yawe mwami Imana uyicuncumurire ku buzima bwawo, urambure ikiganza cyawe, ubiteho, ubitwararike. Wongere kubakuruzi neza abo bumvaga batatanye, ubagirire neza, bahumurizwe muri wowe no kumenya ko ntacyo bazakuburana, kuko ubabereye maso, kandi watanze umwana wawe ku bwabo no ku bwanjye. Izina ryawe nirishimwe, ubakomereze mu buntu bwawe. Urakoze mwami Imana, kubwo ubutwibukije ubona ko hari abagiye kure, bagiye mu kwiganyira no kwiheba, bumva kwizera kwabo gucogoye. Ubakomeze rero
muri iri jambo mwami, binyuze muri iri jambo ukomeze inkingi z'imitima yabo kandi ubiteho bitwararike ndetse ubatunguze ikimenyetso cy'ibyiza ibyo bifuza babibone kuko ufite byose sinibizuye n'ibyo. Urakoze data mwiza ko wumvise gusenga kwacu, icyubahiro no guhimbazwa n'ibyawe mwami Imana uhereye none ukageza iteka ryose mu izina rya Kristo Yesu, amen.